ndabashuje mbifuriza kugubwa neza abakurikiye Iwapati TV, abari ku migabane yose yaba Oceania, yaba Afurika, Uburayi na Amerika, mwese mbahaye ikaze kuri Iwapati TV. Njyewe nitwa Patrick ariko n'abandi banzi ku izina rya Andy, ndabashimiye cyane. Nzanye rero inkuru ibabaje cyane, ni inkuru iri kuvugwa ku muhanzi wacu twakunze cyane Nemeye Platini, umuhanzi wabarizwaga mu itsinda rya Dream Boys, ubu akaba asigaye akora wenyine kariyeri solo. Ni inkuru rero yatangiye kujya hanze, navuga mu buryo buri official, ikinyamakuru cyayitangaje mu buryo buri official ni 3D TV. Ariko mbere yaho navuga ko Jihad yari yagiye abikomozaho muri bwa buryo bwe bw'amarenga, avuga ati hari umuhanzi ibye bitari kumera neza muri iyi minsi, hari umuhanzi umerewe nabi mu bijyanye n'urukundo. Uwo muhanzi rero nta wundi yavugaga Nemeye Platini. Ubu nibwo byagiye hanze, navuga officially, bisohowe na Fata ku Mavuta, ko umuhanzi Nemeye Platini yaba ari muri process yo gutandukana n'umugore we witwa Olivia. So bitugeraho rero twari twabyumvise kuri Jihad akavuga ati nyamara hari umuhanzi kwa kundi atanga amakode, hari umuhanzi bye bitari kumera neza. Abantu batangira gukeka hirya no hino, ariko uwumvaga neza uzi kureba kure yari yabonye ko ari Nemeye Platini, kuko hari aho yagiraga akavuga ati umuhanzi wujuje etaje Nyamata, umuhanzi bakomeje guhishahisha ibye, ngira ngo ashobora kuba yaravugaga rebo abarizwamo ya Clement Kina Music. So uyu munsi rero navuga ko ijoro ryakeye nibwo inkuru yagiye hanze ivuzwe na Fata ku Mavuta kuri 3D TV, ivuga ko Nemeye Platini yahuye n'ibibazo by'urushako, aho yagize gutya agasanga umwana babyaye ntaho ahuriye nawe. Umwana babyaye nta hantu ahuriye na Platini, ubwo ndavuga umwana umugore we yabyaye. Iyi nkuru ijya gutangira rero, Jihad yari yabikomojeho ko hari umuhanzi wabyaye umwana, ariko uko agenda akura akagenda abona uwo mwana ntabwo ari gusa nawe. Amakuru rero yamugeragaho, Jihad yavugaga ko uwo muhanzi yagize amakenga, aravuga ati ariko uyu mwana uri gukura, amatwi si ayanjye, iminwa ibintu byose byerekana ko umwana ari uw'umuntu, ushobora kurebera ku mwana ukavuga ati uyu mwana koko ni uwanjye. Rotipa agasanga wapi. Niko kugisha inama rero, yagishije inama pare we, bibutsa ko mu bukwe bakoze Clement nyiri Kina Music niwe wari pare wa Nemeye Platini mu bukwe. Amugishije inama rero aramubwira ati wowe genda ukoreshe DNA test, ikizibiti kigaragara. Umuhanzi abikora gutyo, ajya gushaka DNA test. DNA test rero ngo byagenze bite?
Rotipe amaze gukoresha DNA test yasanze habe nta kintu nambahuriyeho n'umwana we, habe. Tunabibutsa ko uyu Platini na Olivia bari bakoze ubukwe mu gihe cya lockdown, ngira ngo ni igihe ibintu bitari byoroshye, abantu bakoraga ubukwe bwitabirwaga n'abantu mbarwa babaze, ariko icyo gihe wabonaga ari ubukwe buryoshye, yewe nanjye nari mpari rwose, mu bukwe bwe nari mpari. Hari imirimo imwe n'imwe nari nshinzwe, ibijyanye na entertainment, ariko ukabona ni ubukwe bwiza, ubukwe abantu bose bari bishimiye, ariko wasubira inyuma nanone ukabona ko harimo akantu ko kwihuta cyane. Ariko ibyo byarabaye birarangira, barabyara, umwana mwiza cyane rwose. Ngira ngo abareba ku mafoto ya Platini kuri Instagram cyangwa se ku mudamu we kuri Instagram ye, barabonaho umwana mwiza cyane pe. Uwo mwana rero byaje kugaragara ko atari uwa Platini nyuma ya DNA test, binavugwa ko ubu ari muri process yo kwaka gatanya. Mu kinyamakuru 3D TV abafata ku mavuta yasesenguraga iyi nkuru, yabashije kuvuga ko uwo mwana cyangwa se Nemeye Platini n'umugore we, ikirego Nemeye yamaze kugishyikiriza umunyamategeko ukunda kuburanira abasitari, abahanzi, witwa Irene, Maître Irene. Aho ari kabisa akora ibintu bikomeye cyane, niwe muntu uburanira abasitari kandi bakahikura neza cyane. Icyo kirego rero wagira uti ese ibi bintu byaje bite? Mu busesenguzi bwakozwe n'umusesenguzi fata ku mavuta cyangwa se ku makuru nawe azi ubwe yikurira hirya no hino, yatangiye yisegura avuga ati nyamuneka Nemeye Platini ntundebe nabi, aya makuru ari ahantu hose, ari Biryogo, ari Nyamirambo, yavuze ahantu hose amakuru yagiye ayasanga. Ikintu cyemeza ko atari amakuru yahimbye, ni amakuru ari ahantu hose. Ibi rero wakwibaza se kuki biba ku umuhanzi witonda nk'uriya? Personally njyewe Nemeye mbona yitonda. Nemeye ni umusore uri cool cyangwa se umugabo uri cool, ntabwo ari we byakabaye bibaho vraiment. Tunamwihanganisha, ngira ngo mu kiganiro bakomeje banavuga ko ni umuntu ngo udakunda guhirwa cyane, udakunda guhirwa mu bintu by'urukundo, ariko ibyo ntacyo bivuze. Ngira ngo umuntu uko agenda ahura n'ibibazo, buriya umuntu uko agenda ahura n'ibibazo bigenda bimuha ingufu, bimukomeza, ari nacyo twamwifuriza. Nyamuneka Nemeye, ibi bigwira abagabo, nta n'umugabo waguseka, ariko ibi ngibi biba bije kugukomeza, kukwereka ko umunsi byaciyemo uzashyira wibagirwe amarira yose warize. Biravugwa rero ko mu rukundo rwabo cyangwa se mu mubanire wabo hashobora kuba harabagaho akantu ko gufuha, aho umunsi umwe Nemeye afite ibikorwa byinshi akorana na Aria, bimwe na bimwe amurangira ibintu by'ubwenge. Urumva ni ibintu bituma abantu baba kumwe cyane, yaba Aria yaba Nemeye Platini. Ngo hari umunsi umwe rero
umugore yigeze guhamagara Nemeye Platini avuga ati banguka banguka banguka, inzira ahiye, inzira ahiye. Amakuru rero avuga ko Nemeye yahise afata imodoka aranyaruka bikomeye, ahagera bwangu, ntageze ku gipangu abaza umukozi ati ese bigenze bite ko bampamagaye igitaraganya? Ubwo avuga ko inzu ihiye ntabwo ari ugushya, yavuze ko ngo batabare atabare ngo barabibye. Umusore ahageze abaza umukozi ati se inzu ihiye iri hehe, batwibye hehe, bimeze bite? Umukozi ati reka da, ibyo se wabikuye? Umusesenguzi we yashyizemo n'akantu k'urwenya ati, umukozi yaramubajije ati ese uri hayi? Ntabwo uri hayi? Icyo gihe rero biravuga ko Nemeye ashobora kuba yararakaye agahita asubira atanabonanye n'umugore we. Icyo kintu kikaba cyarabaye ikintu gikomeye ku mugore, aho byavuyemo gushwana n'umukozi mbere na mbere, ngo atangira gushaka kumwirukana. Hanavamo ko umugabo atashye byabaye ikibazo, ati wowe uhagere, uhamagare, uhagere, ntundebe, wongere usubireyo. Icyo kintu cyabaye ikibazo gikomeye cyane, bigaragara ko ntabwo ari umubano wari mwiza pe 100%. Ariko nk'uko twabivugaga, Platini mu buryo bwitonzi, guca bugufi, kwicisha bugufi no kubika amabanga ye, ntabwo ari byinshi byajyaga hanze, ntabwo ari byinshi byajyaga hanze. Ngira ngo ni umuhanzi wari umaze gutera intambwe ikomeye kuba yakwiyuzuriza etaje hariya mu mujyi wa Nyamata. Urumva ko yari ageze ku bintu byiza pe. Ari naho mpera mvuga ko iki kintu kiramutse kibatandukanyije nk'uko biri kuvugwa, byaba ari agahinda gakomeye. Umuntu umaze gutera intambwe nk'iyo, abandi byarabananiye, kugira ngo uzabone umuntu ufite etaje muri iyi Kigali, biba ari hatari. Kubasha kwihiringa rero akavuga ati reka nkorere urugo, reka ngire gute, ibintu nk'ibi bikamubaho, ntabwo ari ibintu byiza pe, ntabwo ari ibintu byiza. Ati naho uri hose turakwihanganishije, ariko tunagukomeza. Haravuga ko rero igihe Nemeye Platini yari yaragiye muri Texas gukora ibitaramo, aribwo umugore yabonye igihe cyo kurya show, atembera hose za Shirax. By the way, Shirax ngo ashobora kuba yasenye ingo nyinshi, atembera aho hantu hose. Ikindi nanone twavuga, yagushaka umugore ntakubone cyane mu rugo, nabyo biri mu bindi bibazo bikomeye. Hashobora kuvuka ibibazo byinshi bikomeye, kubera ko niyo umugore ashaka gusohoka agasohoka wenyine, umugore ashaka kuganiriza akiganiriza, cyangwa akaganirizwa n'umukozi wamusigiye, nako ni agakosa ndi kubona gakunze kuba ku bantu b'abanyakazi cyane. Uba ushobora gutwarwa n'akazi ukibagirwa ko uwo muntu nawe agukeneye mu buryo bw'amarangamutima, aba agukeneye hafi ye nk'umuntu bashakanye. Biravuga ko rero ibintu byose byo kuhatwika bishobora kuba byaragiye biba Platini
ari hanze yaragiye guhiga ifaranga, guhiga ifaranga. Ariko nanone ibyo ntago biha umugore uburenganzira bwo kuba waca inyuma umugabo wawe. We nk'umugore niba warubatse ubishaka koko, warubatse uzi ibyo urimo, warubatse uvuga uti reka nkuze urugo rwanjye nduvana aha ndugeze aha ngaha, ntabwo wakabaye uvuga ngo umugabo adahari reka nigire ibyo mbonye. Ibyo ni ubwana, ibyo ni ubwana. Wowe ugomba kuvuga uti umugabo wanjye ari guhiga kugira ngo urugo rutere imbere, reka nihangane igihe azagarukira tuzongera dusubukure, dusohoke turyoshye nk'abandi. Ariko niba atarabutse gatoya ugatangira kuryoshya gutyo, kuryoshana n'abandi, yagiye guhiga ifaranga ngo ritunge urugo, ibyo bintu nabyo ntabwo ari byo pe. Ari nacyo kibaho iyo akenshi umudamu atumva iby'ahazaza h'urugo, cyangwa se yapfuye kubaka gutyo gusa kuko umugabo yamukunze amushyize mu rugo, ariko ntabwo azi urugo ruravayo rukajya he. Biba bishoboka ko atamenya koko agaciro ko kuba umugabo yajya guhiga akamusiga mu rugo. Ibyo bintu rero nkeka ko nabyo bifite icyo byakoze mu mibanire yabo, ariko ntabwo cyagombaga ko icyo gihe cyose agenda shiragisi aryoshya hirya no hino, umugabo yabaga ari guhiga igitunga urugo. Ari nako gahinda k'abagabo nyine, ni agahinda gakomeye. Ariko no kwihangana nyine, no kwihangana bibaho. Hari igihe nyine uhura n'umuntu nyine udafite intumbero ndende mu rugo mugiye kubaka. Intumbero ndende, ntabwo turi gushinja ko wenda uriya mudamu yaba atari afite intumbero ndende, oya. Ibi turi kubivuga muri rusange kubera ko ntawe uzi ibyabaye hagati yabo. Wasanga wenda na Platini atari shyashya, cyangwa se nta n'umwe muri bose uri shyashya. Ariko ibi turi kubivugira iki? Turi kubivugira ko we mugore, niba umugabo ari guhiga ifaranga akaba ataboneka mu rugo, gerageza witwararike, kubera ko urwo rugo nawe rurakureba. Urwo rugo rurakureba, nawe uri umwe mu barugize kandi ufite 50%. Wiba ari wowe urusenya rero, ntabwo ari byo. Wiba ari wowe urusenya, ubaha umugabo uvuga uti reka nihangane. Ikindi niba kwihangana bidashoboka, buriya wamuhamagara uti nyamuneka ko kwihanganira kukubura ntari kubibasha, bigirene. Umugabo wese wumva ahita amenya icyo umubwiye, baza mukareba uburyo mubyumvikana. Ntaho ritarema, no mu Rwanda yahigira n'ahandi hose, ariko agataha mu rugo. Wakwibaza rero uti ayo makuru yose yo kumenya ko Platini yaciwe inyuma yayamenya ate? Nyuma yo gushaka kwirukana umukozi, umugore yavuga ati uyu mukozi wavuze ibyo ntamutumye, yavuga ko hano hatabaye ikibazo, batatwibye, kandi nari nihamagariye umugabo nshaka ko angeraho, ndakwirukana. Umukozi ati ntago wanyirukana Platini, tuziranye kuva kera, tuziranye igihe kinini, naramukoreye igihe kinini. Bivugwa ko aho ngaho ariho umukozi yatangiye kubivimuzi, muri kwa kuvugana. Umugore yabaza Platini ati kuki nakubwiye ntungereho ugahita ufata isafari ukongera ugasubirayo. Nibyo umukozi byaziyemo,
umukozi none amena umuceri ashyira amakuru yose hanze, aravuga ati ni gute wanyirukana ndamutse mvuze ibyabaga Platini adahari, byagenda bite? Ndamutse mvuze ko hari umuntu wagusuraga karara, byagenda bite? Noneho nemeye, umujinya urapanda, arumva nk'umuntu w'umugabo iyo wumvise ko iwawe haje kugenda undi mugabo gutyo, birababaza. Ati rero uyu muntu ninde? Amakuru aravuga ko umujinya umaze gupanda, byabaye ngombwa ko noneho wa mukozi byose abishyira hanze. Umugore nk'umuntu utari bubone ikimurengera aravuga ati ntafashwe, reka nta kundi, avuga uko byagenze. Aravuga ati rero ni igihe ciragisi, naserebuye ninywereye nyine, hanyuma umushoferi arantahana, nawe yari ameze nabi yanyweye. Tugeze mu rugo aravuga ati sinagenda gutya, aryama muri salo, nanjye ndiryamira aho ngaho mu cyumba, arataha. Nuko byagenze. Platini ako kanya nyine yumva ko ishyamba ritabaye ryeru, ishyamba ntabwo ryabaye ryeru. Ati uwo muntu rero ukamunyereka. Bivugwa ko mbere y'uko anamenya ko umwana atari uwe, yari yaramenye ko uwo mugore ashobora kuba amuca inyuma, yari yarabiketse. Mu kubikeka gutyo rero ati uwo muntu ugomba kumunyereka. Baragenda ku kazi aho uwo muntu akora, bivugwa ko Platini akimukubita amaso yahise yiyamira. Ni gute? Ahita abona uwo muntu arasa fotokopi orijinali y'umwana we. Ubwo n'imbere ataratekereza ibyo bya DNA test, ataragisha inama, umusatsi umuva ku mutwe, ntiyagira uwo abibwira. Arataha ajya kugisha inama parewe, ati ibyo nahuye nabyo ni agahomamunwa, ngende nimbona uwo muntu mbone neza arasa neza n'umwana wanjye. Ari naho nyine parewe Clement, nawe umupapa utuje rwose, papa ukora ibintu bye yitonze, yicecekeye kandi yiyubashye, avuga ati rero umusore wanjye, koresha DNA test. Papa nibo yagendaga yakoresha DNA test, agasanga umwana nta kintu bapfana habe namba. Biravuga ko umunsi umwe Platini yatashye agasanga inzu irera, umugore yajyanye byose inzu yayejeje, ngo yagiye iwabo. Ibi bintu rero navuga ko twihanganisha umusore, twihanganisha Nemeye Platini, tunabwire abantu ko buriya iyi si ni ngari pe, iyi si ni ngari. Ibyo ukeka ko bitaba bishobora kutakubaho, bikaba kuri mugenzi wawe, ariko nyamuneka nubibona aho umugabo aguye, jya utererayo utwatsi, kuko ni urw'abagabo. So Nemeye Platini turakwihanganisha, tunagukomeza, ukomeze ukomere, ariko tunategereje ko ntabwo baratangaza divorce yabo,
bashobora no kwiyunga uwo mwana bakamurera. Ni nacyo twakwifuza. Nemeye utekereze kure urebe niba bishoboka, rwose nabyo birashoboka. Ushobora kurera umwana, tuzi abapapa benshi barera abana batari ababo. Ushobora kuvuga ati uyu mwana reka mumurere, umugore wanjye namushatse mukunda, reka mwihanganire tubane mu mahoro. Rero amakuru twari dufite nayo ababaje, ni ukuri n'ay'agahinda, ariko no kubyihanganira, ukomeze ukomere. Ngira ngo icyo nasaba abanyamakuru nabo, nyamuneka ntimumwihe cyane. Inkuru yari yagiye hanze mu buryo bw'amarenga, ariko ijoro ryakeye nibwo yakubise amarido yose avaho. Nitwa Andy cyangwa se Patrick. Mukomeze mukurikire Wapati TV, subscribe, share, like, comment. Dukomeze tugere ku byiza. Mbibutsa ko tuzajya dukomentinga ku makuru agezweho, ku makuru ari kuvugwa, tuzajya tunavuga kandi hari uburyo tugiye kuzajya dukoramo, tuvuga uburyo tubona ibintu biri kuvugwa kuri iyi mihanda nk'uko bavuga. Tuzajya dutanga facts zacu, namwe muri comment muzajya muduha izanyu kugira ngo twuzuzanye, tubashe gusangira amakuru kandi tubashe kuyabyaza umusaruro ufatika. Buri ikintu cya mbere ni amakuru nk'uko bavuga. Ciao rero, turi kumwe cyane.